nanone Mutsinzi Viateur niba gikomeje kujyana na Imana ishimwe Yvette ngo amubere umugore. Ndabyemera. Aracyabyemera. Reka twumve Yvette nawe niba ariko abyumva. Ndabyemera. Nawe aracyabyemera. Hanyuma hari igihe umuntu abyuka akabyuka nabi. Kera bajyaga bavuga ngo ni ugusitara indyo cyangwa se gasitara imoso, sinzi icyo bisobanura. Birashoboka ko hari uwareba Yvette hariya ari mu gatimba akareba na Viateur akavuga ati reka ibi binzindure njye kureba ukuntu nabibangamira. Waba uhari ngo tuguhe itsinda ry'abantu b'abanyamategeko bajye kwihererana nawe hanyuma utubwire impamvu wabangamira ubukwe? Niba uhari waramutse utyo zamura ikiganza turebe. Imana ishimwe ntawe mbonye. Hanyuma rero ku kuntu ducecetse tuzicecekere tureka abana bacu bigira gute biyubakira urugo rw'iki rw'umugisha. Itangiriro igice cya kabiri turasoma umurongo waho wa 18 tumanuke hepfo gatoya. Haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana sinziriza uwo muntu uticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Abefeso gice cya 5 turasoma umurongo waho wa 25 hanyuma turagaruka hejuru ku murongo wa 22. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ribi ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Hejuru gato kuri 22, bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Amen. Turi muri uyu mwanya mwiza wo gusezerana imbere y'Imana mu itorero kwa Mutsinzi Viateur ndetse na Imana ishimwe Yvette. Hanyuma uyu muhango turimo w'umuryango, kurema umuryango, ni Imana yonyine ubwayo yawutangije. Iwutangiriza muri Edeni ubwo yashyingiraga Adamu na Eva. Hanyuma iyo turi ahangaha njya nkunda kubwira abantu ngo mugaragaze ibyishimo, ariko nanone tureba hariya tukareba Viateur tukareba na Yvette tumenye ko hari iki bitwigisha. Ni ukuvuga ngo ubukwe bwacu ntiburangirira aha, ahubwo hari n'ubundi bukwe tuzakorera hehe mu ijuru. Viateur ubugize inshingano nshya y'umuryango, niwe mukuru w'umuryango. Hanyuma icyo bibiri gusaba ni ugukunda Yvette, kumukunda uhereye ku rwara rw'ikirenge ukageza ku musatsi. Mbega ubwo n'agatoki ka Yvette uzajya ugakunda, n'akamambiri zikunde, mbega ibintu bigize byubatse n'amaso ye, mbega n'umusatsi we, mbega ibyo bizakunanira ukamukunda kumurutisha abantu bose. Nicyo biriya igusaba. Tujye kuri Yvette rero, icyo biri gusaba no kuganduka ni iki? Kubaha umugabo wawe, ukamwubaha, ukamugandukira muri byose, ukamwubaha mu rukundo,
ukamenya ko yinjiye, ukamenya ko hari icyo akeneye, kandi ukamurutisha nyine abantu bose, ukumva mbega Imana ivuyeho wahita hakurikiraho umugabo wawe. Kuko biravuze ngo ryo ituma umuntu azasiga se nande, ntawe uri butaha iwabo muri bariya bose barataha mu rugo rwabo, kandi ubwo biba birarangiye, bazajya bajyayo ari nk'abashyitsi bagiye kubasura. Sinzi Yvette niba akunda kuganira, ariko mu bushakashatsi nakoze abamama bigirira ibiganiro byinshi. Niyo atavugaga, iyo yashatse aravuga, aravuga, kandi bazi gutanga raporo neza. Aguha raporo y'uko amakara yashize n'amavuta yashize n'umunyu byose byajyanye, n'abana minervari ku ishuri byageze, n'umuceri washize, raporo akayiguhera rimwe. Urumva utabaye umugabo rero wahita wiruka. Urabyumva kandi ntuhakane, ukavuga noneho ugahita ureba harabanza ikihe hakurikire ikihe. Ntuvuge ngo urajya kuburana ngo wowe se ngo ni iki. Mugore ye ifite ibihumbi by'300 mu ishakoshi, arakubwira ngo gura umukati wa 2. Ubwo rero uba ugomba kubimenya, kuko wabaye umugabo. Nkatwe abagabo bashatse mbere tuba tugomba kubikubwira. Hanyuma ikindi, ashobora no kuzakubwira ibintu ukumva ntubyumva. Ntuzajye kuryama utariye, ngo uhite ujya mu buriri ngo aransuzuguye ngo ibintu abwiye ngo sinabyumva ngo sinarya. Uzaba ugize ibyaha bibiri. Uzaba ugize icyo kutarya, ugire n'uko wakubwiye ntiwumve. Ubwo rero uko byagenda kose, banza ujye gufungura, hanyuma ubone kujya kuryama, byibuze uzaba ufite kimwe, hanyuma nukisobanuraho neza bizagenda neza. Reka nkurekeraho, ibindi urabizi. Reka tugaruke kuri Yvette, bambe kuri Viateur. Yvette rero buriya abagabo bafite akantu kababamo gakomeye, kene wabo w'Imana, kitwa icyubahiro. Umugabo wese uko yaba angana kose akunda icyubahiro, cyane no mu rugo rwe no mu muryango we. Ni akantu mbega k'ubumana Imana yashyize mu bagabo. Niyo yaba ataha mu nzi za zindi baciye bitaga nyakatsi, umugabo wese akunda ijambo, akunda icyubahiro. Uzakimureke rero ntacyo bitwaye, kandi nawe ntibizakuza kukubaha. Hanyuma byose bizagenda neza ni mubigenza gutyo, umwe akamenya inshingano ze. Hanyuma ibyo byose muzabikore mwubahana, mwihanganirana, kandi Imana izabibafashamo, bizagenda neza. Hanyuma ndumva narekeraho tugasenga, hanyuma tugatangira tukumva amasezerano yanyu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, niwe watangije umushinga muri Edeni ubwo washyingiraga Adamu na Eva, kandi bararobotse bigera no kuri twebwe. Uracyakomeje umushinga wawe rero, kuko wabatahiwe ni Viateur na Yvette n'imiryango yabo yaje bagaragiye, turi hano mu nzu yawe. Twumvaga ijambo ryawe rero, riha umugisha kandi Umwuka Wera arushaho kuridusobanura, mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke mujye ejuru imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere y'itoro ryayo, n'imbere y'imiryango yanyu. Ndakubaza wowe Mutsinzi Viateur, ko wemeye kujyana n'uyu Imana ishimwe Yvette ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero. Uzamukunda ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, mubyaye cyangwa mutabyaye. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Ntuzamurutisha abandi bagore, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Niba ubyemeye, urarambura ikiganza cy'iburyo hejuru uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Arabyemeye. Imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere y'itorero ryayo, n'imbere y'imiryango yanyu, ndakubaza wowe
Imana ishimwe Yvette ko yemeye kujyana n'uyu mutsinzi Viatori ngo akubere umugabo mushyingiranwe n'itorero, uzamukunda umugandukire muri byose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, mubyaye cyangwa mutabyaye, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, uzamurutisha abandi bagabo, uzakomeza muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye. Niba ubyemeye urazamura ikiganza cy'iburyo hanyuma ubitwemerere uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Arabyemeye. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Reka rero dutangire twumve amasezerano yabo. Imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu, njyewe Mutsinzi Viateur ndemera gusezerana n'uyu Imana ishimwe Yvette ngo ambere umugore umushyingiye n'itorero, nzamukunda, nzamugandukire muri byose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire no mu bukene, mu byago no mu munezero, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzamurutisha abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Mbyemeye nyo ndi imbere y'Imana n'umwana w'Umwuka Wera. Amashyi menshi cyane. Na Yvette nawe atugezeho amasezerano agiriye mu nzu y'Imana. Imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'itorero ryayo, imbere y'imiryango yacu, njyewe Imana ishimwe Yvette ndemera gusezerana n'uyu Mutsinzi Viateur ngo ambere umugabo nkingiwe n'itorero, nzamukunda mugandukire muri byose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire no mu bukene, mu byago no mu munezero, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, sinzamurutisha abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero rye ryera. Ndyemeye ntyo ndi imbere y'Imana n'umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Impeta muzitwereke, muzereke imiryango, itorero, natwe ubwacu. Aha, twazibonye rwose, ni byiza. Mukoma amashyi murakomera Imana. Hanyuma impeta ivuga iki? Urukundo rutagira iherezo. Aho muyirebye mwasanga nta ruteranyirizo rufite. Rero bivuga urukundo rutagira iherezo. Urukundo rwanyu ntabwo ari rwa rundi bakuzavuga ngo ya n'urwiteka n'iteka mu gihe muzamara kuri iyi si. Imana izabibashoboza. Hanyuma rukavuga igihango. Hanyuma rukavuga yuko ubonye uwo wari warabuze kandi umweguriye ibyawe byose. Hanyuma rero Viateur nkuko ari wafashe ya mbere ujya kubwira Yvette ko umukunda, ndagira ngo umwambike impeta nkuko twabisezeranye, kandi tukagutera iya mbere gusaba ko ngukunda, nawe ukabinyemerera. Isezerano ryacu turigezeho, tugeretse abantu, kandi urabizi ko ngukunda, kandi urabizi ko ntazateshwa ku rukundo ngukunda. Ndagukunda cyane. Murakoze. Amashyi menshi cyane. Twambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwizerane, nkweguriye ibyanjye byose, ndakwizeza ko ntazaguhemukira, umwami Imana azabinshoboza. Amashyi menshi cyane. Aha, mugire gutya murambure turebe ko
mubakomere amashyi. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye. Niwe watangije ubukwe muri Edeni ubwo washyingiraga Adamu na Eva. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, dusengeye Ivete, dusengeye Viateri batangije umushinga. Urugo turarusengeye mu izina rya Yesu. Bazatunge, bazatunganirwe, bazabyare hungu na kobwa. Turasenze ngo amarembo y'umugisha abakingukire. Ku ruhande rwa Viateri amarembo y'umugisha akinguke mu buryo bufatika. Ku ruhande rwa Ivete amarembo akinguke mu buryo bufatika. Kandi mwami Yesu, nawe Uwiteka, nawe Mwuka Wera, tukuraritse muri uru rugo rw'aba bana bacu. Reka bazagire umugisha mu rugo rwabo. Urugo rwabo rugazabe urugo rw'amahoro, ruzaba urugo rw'umugisha, ruzaba urugo rw'ibyishimo mu izina rya Yesu. Uzarwanya ibyaburwanya, uzahige ibyaruhiga, uzababere umubyeyi nk'Imana, nabo bazakubere abana. Kandi databuja wera, uko buzacya bukira bukongera bugacya bukira, bajye bava mu bwiza bajya mu bundi. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Gusa bineze z'umutima, harimo ibyiza gusa bineze z'umutima. Yesu we kize ngo nguvuge begana hera hehe changwana Uwiteka abaha umugisha abarinde. Uwiteka abamurikishije mu maso he. Uwiteka abagirire neza. Uwiteka abarebe neza abahe amahoro. Muvuge ngo amen. Reka nanjye mpamye amasezerano yabo. Njyewe Revera Pasteur Jacques Niyonshuti, kubw'ububasha mpabwa n'Imana yo mu ijuru kandi kubw'ububasha mpabwa n'itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADPR, nemeje kandi mpamije ko Mutsinzi Viateri abaye umugabo wa Imanishimwe Ivete, kandi ko Imanishimwe Ivete abaye umugore wa Mutsinzi Viateri. Kubw'iyo mpamvu cy'Imana yateranije ntihakagire ugitandukanya, bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ubwo ngubwo itorero rya Nyarutarama ryabageneye icyemezo cy'uko bashyingiriwe imbere y'Imana mu rusengero, imbere y'itorero n'imiryango yabo. Banyemere rero tubashyikirize iki cyemezo cy'uko bashyingiriwe imbere y'Imana. Mwakire.
Ivete weramba mu muryango usanze uzasoromwe w'imbuto z'umugisha gusa abusize tuzagukumbura shengewe igendere mama igendere imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amazi we muhorane n'Imana rurema kandi imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amazi we muhorane n'Imana rurema Ivete weramba mu muryango usanze uzasoromwe w'imbuto z'umugisha gusa abusize tuzagukumbura shengewe igendere mama igendere Ivete weramba mu muryango usanze uzasoromwe w'imbuto z'umugisha abusize tuzagukumbura shengewe igendere mami tujya kugira gutya imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amaza muhorane n'Imana rurema kandi imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu amajyana amaza we muhorane n'Imana rurema n'Imana rurema ubukwe ni bwiza buranezeza buduha ishusho nziza y'ubwo mw'ijuru n'umunsi w'ibyishimo n'umunezero muzagira urugo rwiza rwubaha Imana ubukwe ni bwiza buranezeza buduha ishusho nziza y'ubwo mw'ijuru n'umunsi w'ibyishimo n'umunezero muzagira urugo rwiza rwubaha Imana ubukwe ni bwiza buranezeza buduha ishusho nziza y'ubwo mw'ijuru n'umunsi w'ibyishimo n'umunezero muzagira urugo rwiza rwubaha Imana Viateur wishime unezerwe Imana iguhaye umufasha mwiza ugukwiriye Ivete wishime unezerwe Imana iguhaye umutware mwiza ugukwiriye Viateur wishime Imana iguhaye umufasha mwiza ugukwiriye Ivete wishime Imana iguhaye umutware mwiza ugukwiriye uzagira urugo rwiza rwubaha Imana uzagira urugo rwiza rwubaha Imana uzagira urugo rwiza rwubaha Imana dufatanye namwe data gushima Imana kuko uyu munsi mwiza Imana itweretse n'umuze muheke mu rugo rwanyu muzagira urugo rwiza rwubaha Imana dufatanye namwe data gushima Imana kuko uyu munsi mwiza Imana itweretse
muzabyare muheke mu rugo rwanyu muzagira urugo rwiza rwubaha Imana dufatanye namwe dufatanye na bene data mushima Imana kuko uyu munsi mwiza Imana itwe muzabyare muheke mu rugo rwanyu muzagira urugo rwiza rwubaha Imana Viateur wishime unezerwe Imana iguhaye umufasha mwiza ugukwiriye nawe Ivete wishime Imana iguhaye umutware mwiza ugukwiriye Ivete wishime unezerwe Imana iguhaye umutware mwiza ugukwiriye Viateur wishime Imana iguhaye umufasha mwiza ugukwiriye muzagire urugo rwiza rwubaha Imana 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 Imana turagushimiye ko wabanye natwe mu birori by'abana bacu Viateur na Ivete bishimirwe ubihererwa icyubahiro utanga umugisha ku muryango mugari wa Viateur tanga umugisha ku muryango mugari wa Ivete tanga umugisha ku itorero tanga umugisha ku baririmbyi tanga umugisha ku bagize icyo bakora bose kuri ubu bukwe kugira ngo ugende neza turagushimiye ko wabanye natwe mu nzu yawe kandi n'izindi gahunda nazo turazikuragije umugisha wawe ubane na buri wese kandi ikiganza cyawe giherekeze buri wese mu izina rya Yesu amen.